umwana w'imyaka 13 yabyajwe na bagenzi be muri Ruhurura. Uyu mwana n'umwana w'umukobwa uvuka mu Kagari ka Gasharo mu murenge wa NYAMIRAMBO mu karere ka Nyarugenge, wabyariye mu muhanda afite imyaka 13 y'amavuko. Yari umwana wo ku muhanda, hanibazwa ngo ubuzima bw'abana bo ku muhanda buzabazwa bande. Ni inkuru dukesha urubuga Ijambo ry'Umwana. Rero baganiriye n'uyu mwana umaze kuzuza imyaka 14 ndetse amaze imyaka 3 arara mu muhanda no muri za ruhurura zitandukanye mu murenge wa Nyarugenge, ubwo ni mu Gitega, za Nyamirambo n'ahandi. Rero avuga uburyo abayeho, akaba afite n'uruhinja rumaze kugira amezi 9. Mbega yabyaye mu mwaka 2024, umwana amaze kugira amezi 9, akaba muri Ruhurura abana n'urwo ruhinja, ari naho yabyarijwe n'abandi bana bo ku muhanda muri Ruhurura. Uyu mwana avuga ko yavuye iwabo ahunga inzara n'amakimbirane yahoraga hagati ya se na nyina. Yaje no gufatwa ku ngufu n'undi mwana baranaga muri za Ruhurura, aramusambanya amutera inda. Yagize ati yaraje amfatiraho icyuma arambwira ngo muhe, kandi nanga arakintera ndemera, nyuma nza gusanga yanteye inda. Ntabwo nahise mbimenya, ahubwo hashize igihe ntangira kumva ntameze neza, nkajyanduka mbura n'imihango. Abandi bakobwa tugangikana batangira kumbwira ko nshobora kuba ntwite. Ibyo kwipimisha kwa muganga nk'umugore utwite no kubyarira kwa muganga ntibyabayeho, ahubwo umwana w'umukobwa avuga ko yabyajwe na bagenzi be aho bari bagangitse. Ati naramwikaniriye arasohoka, ariko abandi bana nibo bambwiraga ngo nikanire cyane nza gushiduka umwana asohotse. Ku rundi ruhande uyu mwana ntabwo azi neza uwamuteye inda, kuko nyuma yo kumufatiraho icyuma yagiye asambanywa n'abandi batandukanye. Mbega ubwo yaratarasambanywa, hanyuma bamufatiraho icyuma baramusambanya, nyuma yaho yagiye asambanywa n'abandi batandukanye. Ubwo ntabwo azi ngo uwamuteye inda yaba ari nde. Ubwo n'ubuzima rero yahise yisangamo, kuko baba bagangitse n'abahungu babana bagenda baryamana. Ubwo rero ntiyamenya ngo ninde wamuteye inda. Yagize ati uko tubayeho ntabwo upfa kumenya uwaguteye inda, kuko hari igihe unaryamana n'abasore 3 ku munsi bitewe nuko mujya kugangika ahantu hamwe. Umuntu abasenga gusa kugira ngo atazandura sida, kuko tubikora nta gakingirizo. Ati rero ntabwo byoroshye, baradusambanya cyane, hari ubwo umwe akuvaho undi nawe akakujyaho, atariko n'ubuzima twamenyereye. Uyu mwana yavuze ko anywa ibiyobyabwenge binyuranye kugira ngo abashe gusunika iminsi ndetse no kubona ibitotsi, naho umwana we agatungwa n'ibyo atoragura byasigajwe muri za resitora iyo hatagize umugira neza umufasha. Ubwo imbeho yo muri Ruhurura igihe amazi ari gukusha umukana imyanda, ibyo byose aba ari kumwe n'uruhinja rw'amezi 9. Uyu mwana we yavuze yuko adashobora gusubira iwabo kubera yuko bamufashe nk'ikivume. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Crado akagira n'abana mu nshingano ariwe Murwanashyaka Evariste, yemeza ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda gifatwa nk'igisanzwe nyamara gikomeye cyane. Yagize ati ikibazo cy'abana bo mu muhanda ni ikibazo gifatwa nk'igisanzwe, nyamara iri kibazo gikomeye, ni ikibazo gikwiriye gufatwa nk'ikidasanzwe. Bari abana bakabafata nk'abana bahuye n'ibibazo aho kubafata nk'abana bateje ibibazo, zikagihagurukira inzego z'ibanze zikaba zibiza mbere, kubera ko umwana aza mu muhanda aturutse mu isibo runaka. Ati bakwiye kubaho imikoranire kugira ngo abantu bo ku muhanda bagabanyuke. Murwanashyaka yavuze yuko abana bavukiye mu muhanda bakwiye gushakirwa ba marayika murinzi. Marayika murinzi ashakirwa umwana utagira ababyeyi cyangwa se ubundi buryo bwo kwitabwaho. Uyu mwana wabyarijwe muri Ruhurura, nyina amaze imyaka 3 muri Ruhurura, akamaze amezi 9 aba muri Ruhurura. Birumvikana uko biteje inkeke. Nibyo rero twagaruka kuri uyu mwana, ubwo inzego zibishinzwe ziragira icyo zimufasha.